Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi kundi kuri Dev Rwanda. Reka dukomeze na episode yacu ya 5 ari nayo ya nyuma kuri Best Friend. Kwibutsa gukora subscribe nanone kandi kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri iyi channel. Tudatinze reka dukomeze. Aho duherukaho Serge ndetse na Sara bari basize Tom. Dore ko Tom yari ari kubabwira amagambo mabi kandi Tom ntacyo yari yitayeho, nta nicyo byari bimubwiye kuba nyina wa Serge yari yitabye Imana. Dore ko bari bamusabye amafaranga yo kugira ngo agire icyo abafasha ariko akayabima. Nuko Sara yahise afata Serge akaboko. Ati Serge tugende tuve hano ndetse tubise Tom, ndi kubona nta gaciro agifite mu buzima bwanjye. Ati Sara uvuze? Ati of course Tom, ntabwo ndi kukubeshya rwose pe. Sigaye mbona ntacyo kimaze mu buzima bwanjye ndetse sinagaye Imana yatumye duhura gusana n'ubu ndicuza umwanya nataye ndi kumwe nawe rwose. Hoya Sara please, ariko ibi ngibi dukeneye kuba twabivuganaho rwose. Tom we maze iminsi nkubona kandi maze iminsi nkwiga kandi narakubonye rwose. Rero nta mpamvu nta nicyo twaba dufite nge nawe cyo kuvugana pe. Ahubwo byaba byiza ndetse ukamvira mu buzima. Ahubwo nimba ufite na nomero yanjye ndakwinyiza rwose kugira ngo uze kuba waza kwisiba. None se Sara uyu niwe best friend wawe wavugaga koko? Byose birakureba ndetse ushinzwe kubimenya Tom, nakubwiye ko nta ruhare ugifite mu buzima bwanjye rwose. Ahubwo ndakeka ubu wava hano kwa muganga ukagenda ndetse ukajya muri gahunda zawe ugasubira mu kazi kawe. Basi ngwino tujyane dore ko twari dufite gahunda se ko basi turibuze ko twasubira nayo. Sha Tom uransetsa rwose. Ese nkubwiza iki kugira ngo ubashe kuba wanyumva? Nakubwiye ko nge nawe byacu byaranye, ntabwo nkigukeneye mu buzima bwanjye rwose. Ariko Sara wajya ureka kwivumbura nk'abana kuko wibagirwa ibintu byose twacanyemo nge nawe. Yego rwose Tom ubivuze neza rwose. Nabyibagiye nkuko nawe wabyibagiwe. Ati se nge nabyibagiwe gute kandi? Sara urabizi neza iteka mba mizirikana rwose. Yaba ubizirikana mba nagusabye amafaranga ndetse ntubitindeho. Urabizi neza ngusaba amafaranga yo kuba twashyigikira Serge ibintu wambwiye rwose. Ntabwo bigaragaza ko watekereje ku rukundo rwacu ndetse n'igihe tumaranye. Ubwo nyine wabitesheje agaciro, rero nanjye nakwiganyije. Reka nanjye nteshe agaciro ibintu byose ndetse n'ibihe byose twagiranye rwose. Oya rwose Sara ntabwo wabinkora. Ati tuza rero already gutya nabigukoza. Ahubwo Tom please ndeka ndetse ugende, ntabwo ari ngombwa kugira ngo dugume dutunganyire hano muri ibi bitaro. Wambabarira ukagenda ndetse ukambisa. Atari ko Sara ufite kunyumva? Ati no, kumva iki se? Ahubwo Seri twigendere tuve hano ndetse tumubise. Sara nta kibazo rwose Sara tugende. Nuko Sara ndetse na Serge bavuye aho ngaho ndetse babisa Tom asigara aho ngaho ari kwivovota dore ko bari bamaze kuba bamukatira. Gusa tugaritseho Karine ndetse na Mike bari mu rugo bari kuganira ndetse Karine na Olivier bari gukora ibishoboka kugira ngo babashe kuba bagarura muri morale Mike. Ati Mike ntugire ikibazo, mama yapfuye ariko ntugire ikibazo pe, Imana irahari kandi buri bintu byose nabikomeje kandi urabizi neza nakomeje kubikubwira ko buri kintu cyose kiba kubw'impamvu. Ati yego rwose ndabizi kiba kubw'impamvu kandi ndahamya ndashidikanya neza ko ibintu byose bizagenda neza. Ahubwo se ubu turabigenza dute nyine? Gusa nyine ya mafaranga papa yanyohereje burya wambujije ngo simbashe kuba nayohereza Mike. Burya ya mafaranga papa yanyohereje wambwiye ngo simbashe kuba nayohereza Serge. Ya of course rwose kari bubiretse pe, bubiretse ntago ari ngombwa. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo bagiye kubona ati cyarongera bahamagaye. Ati usana n'umwarimu ko amuhamagaye bigenze bite we? Ati wasanga yamenye inkuru yakubayeho, yamenye ko mama yitabye Imana. Sha byashoboka ko yaba yabimenye rwose. Ati ariko ntaribireka mwitabe ndetse menye ibyo ari byo. Nta kibazo rwose mukunzi, mwitabe nyine wumve kuntu bimeze. Nuko Mike ese ko yitaba Ticha bimeze bite se? Ati ni sawa rwose, wihanganire kwamenya inkuru yakubayeho, twamenye ko mama wawe rwose yitabye Imana, gusa wihangane kandi ukomere bibaho mu buzima. Yego rwose Ticha ndabizi bibaho kandi ntimugire ikibazo rwose, Imana iteza ikibazo kubw'impamvu kandi ndabizi turiho kandi tuzakomeza tubeho rwose kandi murakoze kuba mumpumurije. Ati yego rwose mwana wanjye kandi wihangane pe, wihangane. Narindi muri classe nari kwigisha abana kuri uduswari niho nkibimenya. Gusa nyine ese muzashingura ryari? Rwose Ticha ntabwo turabimenya neza, ndaza kuba nabaza Serge tubashe kuba twabivuganaho. Gusa uko byasa kose ntabwo bizarenga kuwa mbere. Ati okay shanzigomwa rwose ngomba kuba mpari kugira ngo muranye bafate mu mugongo rwose. Yego rwose Ticha zaba ari inkunga ikomeye cyane rwose kuba twabona ndetse kuba mwaza kudufata mu mugongo. Yego rwose mwana wanjye rwose tugomba kuhaba kandi ukomere rwose wihangane. Yego rwose nta kibazo. Gusa tugarutse kwa se Olivier we yakomeje gutegura ndetse ategura iby'ikiriyo dore ko yari yamaze gusobanukirwa neza ko Serge ndetse na Mike nta bushobozi bafite bwo kuba bashyinguza nyina. Gusa kiri kugitegura hari undi mugabo bakundanaga ndetse yari inshuti yiwe cyane. Nuko yahise kamuhamagara ati se kuri busy cyane ko ndi kuguhamagara ntunyitabe byagenze biti?
wareka n'iki se ko ibintu byankomeranye rwose muvanda ati byagukomeranye se gute kandi byagenze gute? Hari umwana w'inshuti ya Olivier yapfushije umubyeyi kandi ibintu byose nijye ngomba kubyitaho rwose. Rero urumva ndi gutegura ikiriyo kiwe ndetse no kuba twamushyingura. Rero urumva rero biragoye kuba ndi kubura rwose mfite ishingiro. Ese kutambwiye ngo nanjye nze nguhe ubufasha rwose muvandi? Nawe rwose ujya unshimisha, ariko nta kibazo nshuti, nawe ushaka waza ndetse ukadufasha, dore ko ndi mu rugo ariho ndi kubitegurira, nirinze kugira ahandi hantu njya kugira ngo bitabasha kuba byantesha umutwe. Ati okay, nanjye none narindi mu rugo nubwo bwije cyane, ndumva rero nahagera ndetse nkareba uko bimeze. Dore ariko saa 4 zigira saa 5 zirageze rwose, ndumva ahubwo byaba byiza uje ejo mu gatondo. Ati okay, nta kibazo rwose, nimba ariko mbishaka ejo nzaza mu gitondo ndetse dukomeze dutegure. Gusa nyine wihangane kuba ntabimenye igihe rwose. Ati tugira ikibazo rwose, dore ntabwo nawe yapfuye mu kandi ntagiye nyine ntagiye gishiza rwose yitabye Imana. Rero ntabwo nakurenganya rwose kuba utahise kubimenya. Okay sa rwose murakoze kuba munyumvishije. None se uwo mwana nyine ntabwo ndi kubyumva neza, mbwira inkuru neza, byagenze biti? Nyine n'abana babiri nyine bapfushije nyina kandi niwe gusa bari basigaranye kandi nabo nyine ntaho bikora nabakene. Urumva rero ngomba kuhaba kuko umwana wanjye ni inshuti yiwe cyane rwose pe. Ubu umwana wanjye yahangayitse nawe ntawe uri mu rugo rwose, yagiye kubafata mu mugongo. Ati ndumva ari sa rwose, ndumva ufite umwana ufite umutima mwiza rwose. Yego rwose yakurikije se, ntabwo urabizi iyo uri umubyeyi mwiza ndetse n'umwana wawe rwose aragukurikiza akaba umwana mwiza. Wowe rwose uri umunyamahirwe naho njyewe. Claude akomeje kunanira pe. Se kandi byagenze gute nshuti? Claude yarananiye asigaye yirirwa yinywera inzoga rwose, ndamubwira ntanyumva kandi urabizi neza niwe mwana gusa mfite. Nyine abari hatari pe, sizi uburyo nabisobanuramo. Ati ihangane rwose, ariko urabizi neza mwene ibyo nta kindi tubikorera. Uwo mwana rwose wamujyana gusenga ndetse ukamusengera Imana rwose, niyo yonyine yagira ikikora ibyo wakora byose utambaje Imana kugira ngo imujyeho ndetse imusure. Waba uri gukorera ubusa, rero babyiza rero umusenge ndetse ukamusabira ku Mana, naho wowe wacika intege ndetse nta nicyo wagiraho rwose. Wa mugani iyo nama yawe rwose niyo ndumva ari cyo nkwiye gukora kuko ndi kubona bikomeje kunanira. Yego rwose, kandi ese burya buriya Claude afite imyaka ingahe? Yewe Claude aranakuze pe, ibaze ko ari umwana w'imyaka 27 ari kukinywa inzoga akijya mu bakobwa, nyine ubona ataragera igihe cyo kwifatira umwanzuro. Ati birababaje rwose kandi ndumva akuze pe, sinzi impamvu akomeje kukunanira. Nanjye byaranshanze, sinzi impamvu, gusa nizeye Imana wenda hari icyo yazakora ku buzima bw'agahinduka. Yego rwose mu izina rya Yesu turizera hari Imana hari icyo yazakora wenda agahinduka akaba umwana mwiza. Kandi rega buriya nubwo atanahinduka, ndabizi neza umwana w'ubugingo rwose aba agomba kubaho, ndetse n'umwana wo kurimbuka ararimbuka. Rero isaha ni isaha, ashobora kudahinduka ubu ngubu ariko igihe kizagera rwose ahinduke. Wowe icyo usabwa ni ukumusengera. Yego rwose Papa Olivier, ndi kumva nanjye ariyo nzira yonyine sigaje kuba nayoboka kuko Claude akomeje kunanira. Nibyo nshuti rwose, Claude nta kindi wamukora uretse kuba wamusengera, ntuhora umuganiriza se ntibyanze. N'iri joro rwose namuraye ariko byananiye pe. Rero urumva igikurikira nta kindi uretse kuba wamusengera, nicyo cyonyine kuko urabizi gusenga nibyo bishobora ibintu byose, naho ibindi byose twakora. Abari zero rwose gerageza umusengere, umusabire ku Mana, ndabizi neza Imana izakora kandi bizacamo rwose pe. Yego rwose nanjye ndayizeye, nzi neza ko itankoze isoni. Yego rwose none reka ngureke nkomeze ntegura ubwo nyine nahejo. Nta kibazo rwose Papa Olivier, komeza utegure kandi Imana ikujya imbere kandi Imana ijye umugisha kubw'ubwitange bwawe rwose. Yego rwose Imana igomba kunjya imbere ndetse ikabikora neza kuko nta kibindi gutegura kandi nta nicyo ngambiriye. Yego rwose Papa Olivier, komeza ubikore neza, ubwo turi kumwe tuzasubira ejo. Tisa ubwo rero ndagutegereje ejo mu gatondo. Yewe nkuko niyo ngoma rwose nanjye buracya nkugezeho. Gusa tugarutse kuri Serge ndetse na Sara baraganira. Se Sara, ibintu ukoze bari babitekerejeho we? Ati ibiki se kandi Seri, kuba wabwira Tom kuriya kandi ari umukunzi wawe? Ati cyakora urasetsa, ibaze nk'ibintu nawe uri kumbwira. Ubu si ibingibi koko nibyo dukwiye kuvugaho? Uriya arananiye pe, yarandambiye ndetse sinkeneye no kumwumva kuba sinkeneye no kuba namwumva mu buzima bwanjye bwose, angeza ahangaha ndi kumva ntakimukeneye. Iti Sara, nyamara akenshi imyanzuro dufata hari igihe tuyifata duhubutse. Nawe rero sinzi neza rwose kuriya mwanzuro ufashe udahubutse. Ubu se koko wanze umukunzi mumaranye igihe uri kubona undi bizakorohera rwose? Ati yewe humura rwose, bariya ni isambi itarumba rwose, vuba aha ngaha ahubwo ndaba mbonye undi. Ahubwo nawe se ahubwo ntiwaba umukunzi wanjye? Taha ndarengana da, amareshya mu gihe urabizi neza si yamutunganye, nta kintu nifitiye nanjye ndakishakisha. Ati okay se ibyo tubireka, ahubwo nyine mbwira ubu ngubu koko ikiriyo cya mama biri buze kuba byagenda gute?
nyine urebye nta mafaranga menshi mfite, gusa yakoze ibintu bikomeye ndetse ndabizi neza, ndashidikanya ko iri buze kuba. Nyine Imana ikomeje kunyereka muri iyi minsi ahantu hose ndi kubona nta nzira, ndi kujya kubona nkabona Imana inciriye inzira. Niyo mpamvu rero kuri njyewe ntabwo mfite kwiheba, ndabizi neza Imana ubu ngubu hari ibindi bintu iri kuntegurira kandi irabikora rwose. Ati ariko nawe rwose urasetsa, umva nk'ibyiringiro ndetse nk'icyizere wifitiyemo pe. Ese basi hari amafaranga waba ufite kuri konti? Ati kandi nyumve, ejo hose nari ndi kuguhakanira nkubwira ko nta mafaranga mfite rwose, nta mafaranga mfite pe, gusa sigaranye udufaranga duke cyane imbere n'inyuma. Rero urumva sinzi pe. Ati ariko nabikuje 500 kandi yambwiraga ko nyine reka nayo basi tuyakoreshe turebe ko ari icyo twateguramo. Okay sa nta kibazo, ariko se n'ubundi 500 aracyari make. Toya rwose seri ntago ari makeya, ahubwo twebwe nyine ikiriyo cya mama turagikora bitewe n'amafaranga dufite, kandi ndabona bwije rwose saa 6 saa 7 zirageze, reka dutahe tujye mu rugo ndetse turuhuke, wenda ejo tuzabyuka tuza ndetse turebe ibyo ari byo dukomeze dutegura ikiriyo cya mama. Cyakora nyine Sara, ibintu mama byose yambwiye ndi kubona ko ari ukuri pe. Mama yarari mu mwuka mbere yuko apfa. Ati kandi wa mugani nibutse ko ari ibintu warugiye kumbwira ntiwabimbwira. Nyine mama yambwiye ibintu gusa ndi kubona kari ibyo yarambwiye ngo sinzigere nkureka nyine. Ati wow, tirakubwiye suzigere undeka. Ati nyine yarambwiye ngo ushobora kubura inshuti nziza, rero sinzagutererane ngo cyangwa ngo nkwivumbureho ngo ngusige. Ati are you sure? Yeah, of course. Ibaze ko nyine mbere yuko nitaba Imana yashakaga ko nyine basi waza ndetse akakubona, gusa nyine cyagende kwicuza impamvu waje simubyutse. Ati we rwose ntubyicuze, buriya wasanga ariko Imana yari yabigennye ndetse niko yari yabishimye. Ndi kwicuza impamvu ntakubyukije basi yo nkubyutsa ukaza basi mukaganira gato, nubwo yari kuba ari iminota 10 cyangwa 20 basi mukaganira akakubona, kuko yumvaga ijwi ryawe ukambwira ngo uri umuntu mwiza. Gusa nyine buriya niko Imana yabishimye, nyine yashimye ko imucyura basi mutarabonana, ariko ndabizi hari igihe kizagera mukabonana. Oya se kandi seri reka kurira pe please, urabizi nyine kurira, ihangane basi ihangane, tuza pe wirira. Wambabariye kuko nyine ndi kumva ntazi byari byo Sara. Oya rwose seri ntugire ubwoba rwose, nanjye ndahari kandi ibintu mama wawe yakubwiye rwose uzabizirikane, basi nyine ntuzansige. Sinzagusiga nyine, nzakomeza nkubera inshuti nziza. Ati nari ngize ngo basi ugiye guca akenge nawe unterete. Ati wapi, turi inshuti, ibyo byo gutereta nabireke, kandi urabona nyine akazi kanjye banyirukanye. Ati arishu? Ati of course nabikubwiye kandi ndabizi neza wabyumvishe, nyine banyirukanye kandi sinzi nyine, gusa hamwe n'Imana ndizera ndashidikanya. Nyine nge ndi kwizera mu mirimo y'Imana pe, kuko ndi kubona nta handi hantu rwose, nta handi nakura ubuhungiro uretse ku Mana. Ati wow, ati maze ndabikunze bikunde, gusa nyine nizeye Imana, nta wundi muntu nakizera. Gusa by the way thank you pe Sara, uri kuhaba ndetse bikandenga, sinzi ko nabona undi muntu umeze nkawe. Ati wow, ati nanjye sinzi ko nabona undi muntu rwose umeze nkawe seri, ahubwo se nyine tujyane mu rugo. Ati subwo rukumva byashoboka Sara, mama yapfuye none ngo njye iwanyu rwose sindare mu rugo, ni ikizira rwose, kandi urabona sinanagenda mu bitaro nta muntu mpasize. Ati nimba ari ibyo rero reka turagumana ndetse buracya ntabwo ndi buze kubasha kuba nagusiga. Okay Sara rwose nta kibazo, ubwo reka turindire ndetse turebe ko bwacya, ubwo wenda ejo tuzareba ibyo ari byo. Sara rwose ntari bisara, ubwo nyine tugende tujye kurara mu cyumba aho mama yarari, uraza kuba wabishobora koko? Ati I'm strong, kuko mama ndabizi neza nta kosa yakoze ndetse nta n'icyaha yakoze cyatuma ngira ubwoba bwo kuba najya kurara aho yarari, kandi rwose mama yari umuntu mwiza pe. Burya Imana igicyura umuntu, nyine Imana isarura ntaho igendeye pe, nta kikurikiza igiye gusarura yo isarura bitewe n'uko ibishaka. Ati of course nibyo rwose, Imana ni umusaruzi mwiza, kandi iyo igiye gusarura ntiyita ku byari byo nyine, kuko niba yarihingiye ndetse imbuto zose irazisarura, rero ntabwo yita ku mabwire cyangwa ngo yite ku bantu. Sara cyakora amagambo yawe arakomeye ndetse akusubizamo imbaraga. Oya rwose seri, uko yagusubizamo imbaraga, ahubwo nyine nibyo bikwiye kandi ni nako kuri pe. Gusa Sara reka tugende tujye kuruhuka, ndumva nananiwe kuko nari maze iminsi ntaryama, nubwo bisa nkaho ibyo nakoreye byose bibaye ubusa. Ati no seri, ariko ntukavuge gutyo rwose, ntabwo ibyo wakoreye byose bibaye ubusa pe, ahubwo nuko Imana nyine yabishimye ndetse yabonye ko icyo ari cyo gihe. Sara nari nzi ko mama azakira, gusa nyine birangiye apfuye. Oya seri wirira pe, wirira ihangane, ndabizi neza Imana sinakwiye ko byose bikora kubera impamvu se. Of course bikora kubera impamvu, gusa sinzi. Okay rero ntugire ikibazo, rero tugende tujye kuruhuka. Ati Sara nta kibazo, genda uryame ndaje ngusange. Ati no seri, ntabwo nabasha kuba nagusiga rwose. Okay Sara nta kibazo rwose, genda ndetse reka nze tujyane. Sara ntaribi. Gusa tugarutse ku kigo Mike yigagaho, tica we iyo yaragiye ndetse akoranya abayobozi bose b'ikigo.
abamenyesha ko habaye ibyago ko ndetse nyina wa Mike yabashije kuba yakitaba Imana, dore ko yabasabaga inkunga kugira ngo babashe kuba bamufasha barebe bityo rero ko babasha kuba bashyingura mama we. Ati se master, murabizi neza nyine Mike ni umwana muto kandi wabo murabizi nta bushobozi afite, mukuru we Serge gusa kandi ndatekereza ko nta bushobozi baba bafite rwose. Ati turabizi neza nta bushobozi bafite, rero niyo mpamvu tugira ngo muri mwese habeho kwitanga kandi mutange amafaranga mutitaye kugira ngo basi turebe ko twakorera ikirori cya nyuma cya nyina wa Mike. Ati of course rwose ibyo master avuga nibyo, niyo mpamvu mbasaba kugira ngo mwese mwitange ndetse mwitange mushize amanga kugira ngo turebe ko basi uriya mwana rwose yazajya ashima ikigo cyacu ndetse akagikunda. Nuko abarimu bose baritanze ndetse batanga amafaranga menshi, dore ko batanze amafaranga agera ku 600 kugira ngo babashe kureba ko bashyinguza nyina wa Mike. Gusa nubwo bari muri ibyo, se wa Olivier nawe ntabwo yari atuje, dore ko yari ari gupanga uburyo yabasha kuba yashyinguza nyina wa Mike. Gusa tugarutse ku ruhande rwa Tom we yakomeje kuba yahamagara Sara, gusa mu kumuhamagara ntabwo yigeze amwitaba, bityo Tom byaramubabaje ndetse agira agahinda kenshi cyane. Nuko yese kahamagara inshuti yiwe Kevin. Ati se Tom, nukubera icyo umpamagaye muri aya masaha koko? Ati Kevin, ibintu byambayeho rwose none nagahuma munwa, ndi kwibaza icyo nakora byanshanze rwose. Ati byagenze gute se kandi Tom? Ati wareka n'iki se ko none Sara bisa nkaho yankatiye? Ati what? Ati of course rwose Sara ashobora kuba yankatiye pe, sinzi ubu ngubu icyo nakora byanshanze, ibaze ko no kurya byananiye, naryamye rino joro rwose byanze. Ati ariko nawe rwose winsetse, umukobwa yatumye utaryama bro. Ati of course ushobora kugira ngo ni joke cyangwa ndi gukina, gusa rwose byanze pe, naryamye byanze. Ati man, uziko buryo anamugana uri seriye we? Ati no siri gutekereza ko ndi gukina nawe rwose, ntabwo ndi gukina nawe rwose man, byanze ndetse byananiye pe, ndi kwibaza icyo nakora sinzi byanshanze. Ati we Tom, are you sure? Ati of course man, ndi sure kandi ndi seriye cyane pe, byanshanze rega man, Sara namukundaga. Ati none se mwapfuye iki man? Wareka n'iki se, hari umujinga witwa Serge nyine yapfushije nyina. Ati yo pore pe, none se byagenze gute man? Yapfushije nyina nyine turi kwa muganga man, babura amafaranga yo kwishyura, bityo rero Sara aza kuyansaba man, yibaze ngo nishyurire umutipe ntazi we ngo mwishyurire ibitaro man ngo abashe kuba yashyinguza nyina. Rero nayamwimye nyamwimye nyine mubwirana nabi nyine ahita akankatira. Ati what? Ariko Tom, uziko ushobora kuba udafite ubwenge man, uziko uri umujinga. Ati ese Kevin, nawe utambwira ko ugiye kuba wantonganya umbwira ko ndi mu makosa? Ati gusa bro, uri ikigo gipe, nanjye ndi umukobwa sinaba nkikwemeye, uva nk'ibintu wakoze pe, uziko ibyo bintu wakoze ari amafuti man. Ati Kevin, are you sure man? Ati nganyumvira nk'ibintu uri kumbaza ngo ndi sure. Ese bro, iyo ubuze ubwenge basi ntugira n'amarangamutima ya kimuntu we? Ati none se bro, nakoze iki ko numva nawe ndakariye? Ati uri ikibwa man, gusa ahubwo ndi kumva nanagukupa, ahubwo yamazara kwanga ndetse sinanakwifuza no kuba mwana nasubirana ndetse ngo mugumane. Ibaze bro, umuntu agusaba ubufasha umuntu yapfuye man, ntugire ikintu najye, uziko nanjye basi tudakundana man, ampamagaye arimbwira nyafite nayamuha. What the cyakora uri umujinga, ntubuze kimwe gusa urancumuje pe. Ati Kevin, nari nzi ko man ngo wahamagaye kugira ngo basi ungire inama, none nyumvira pe, numvira ibintu uri kumbwira nawe, uzi gusa inama nakugira we bro, wigaye pe, wigaye uri ikibwa nta kindi, uruwa feke bya hatari. Ati man, burya ni ibyo bintu uziko nshobora kuba narengereye. Ati nganyumvira kweri, ibaze ko kugeza kuri iyi nshuro utaramenya n'amakosa wakoze. Sha bro nyine man, byanshanze ubu gutya ntangiye kwiga, uziko nshobora kuba nakoze amafuti. Sha wumva man, twakoze amafuti, ahubwo wakoze amafuti mabi, nta nutakugaya pe, cyakora uri ikibwa ntubuze kimwe. Can you imagine bro? Uruwa feke kweri man, basi I'm really sorry pe, mbabarira rwose. Hoya ntabwo ndi ukwiye gusaba imbabazi, wagakwiye guhamagara Sara ukaba ari usaba imbabazi. Ati man, ndi kumamagara ntature, namwandikiye message, ibaze ko namwandikiye message kuva ijoro ryose kuva twatandukana, until nawe ntabwo aransubiza. Nusubura urumva ari impamvu nimufite kuba yagusubiza. Ibaze man, wakoze ibintu bya fake pe, cyakora ntubuze kimwe nyine wisebeje. Umuntu w'umusore nkawe w'igentleman, uziko umuntu abonye amatuza yawe ndetse no kungana yatekereza ko basi ufite ubwenge. Wese kandi Kevin, nawe rwose wirengera wintuka peti. Nirengera ni wowe uri kwisuzuguza man, ibintu wakoze na amafuti pe, nta wagushyigikira. Sha cyakora uri wa fake pe, ndagusuzuguye ntubuze kimwe man, I'm really sorry. Se basi nkora iki? Ukora iki man? Nyine sinzi ko mwanasubirana pe, kuko ndabizi neza uwo mujama Serge ahubwo araje mu gutwara, nimba uwo mujama ari mu byago urumva byange bikunde Sara agomba kumuba hafi ndetse akamuguma imbere.
rero urumva namuguma hafi baragumana amarangamutima masha. Urabizi iby'urukundo man, umukobwa aba akeneye umuntu umwitaho ndetse umuba hafi. Rero dore ko ari no kuba hafi y'umusore rero. Kandi ndumva uwo musani rwose ashobora no kuba ari umwana mwiza pe, kuko urumva sha uruwa fake bro. Amafaranga man, amafaranga ni ibintu ushaka ndetse bikarangira, ariko umubano bro sha, umubano ni ikintu gikomeye cyane. Urabizi se kandi uhombye n'umukobwa urenze man. Sara ndamuzi bro, uziko nanjye najyaga nifuza ko dukundana. Ati hoya se kandi Tom for sure man, nabonaga warahiriwe pe, gusa ntubuze kimwe bibujije amahirwe. Basi nyine umujama Serije arahiriwe pe sha. Bireke man, ndi kwicuza, sinzi icyo nakoze, sinzi n'icyo nakora ubu ngubu. Ibaze kweri ngo ntuzi n'icyo wakoze. Rero njye reka nkureke, ahubwo nyirangirira aho umusore ahantu hari rwose njye kumufata mu mugongo, kuko Sara ni inshuti yanjye kandi ntabwo njye namutererana nkawe uri ikibwa gusa sha. Bari mu bitaro nyine, mwabira bitaro bikuru by'igihugu. Ati ngaho ibaze kweri sha bro, uruwa fake. Mpa nomero z'uwo musore rwose, gusa uruwa fake sha bro. Ibaze ko nta nizo mfite, wazigira utese ko ndi kumva umutima wawe usesekajemo urwango gusa ntubuze ikintu kimwe Tom, urisuzuguje pe sha. I'm really sorry pe sha, nta kundi nyine man, ndadwishigishiye reka ndusome. Basi uze kuncaho man, uze kuncaho nujyayo, basi tujyane ndebe ko wenda Sara yangarurira amahirwe. Ntari ndaza kugucaho rwose, gusa sinzi byari, sinzi ko yakubabarira ndetse sinzi ko ari n'icyo mwavugana. Gusa tugarutse kwa papa Karine yahise kamagara Karine mu gitondo ndetse amubaza uko baramutse. Gusa Karine yahise kamwitaba ndetse amubwira ko baramutse neza. Ati se Karine, wa muvandimwe wawe ameze gute? Ati papa nyine twakomeje kumuhumuriza, ubu ndakeka nyine ari gukomera ndetse ari kugenda byakira. Ati okay mwana wanjye rwose nice job. None se basi mufite izihe gahunda se? Ati papa nyine ntabwo turabimenya neza, gusa ngo tugiye kuba twasubira ku bitaro ndetse tujyanye amafaranga twoherereje turebe ko twagira ibyo dukora kwa muganga. Ati se ntabwo wahise kuyohereza wa musore? Ati wa papa twarindiriye mu gitondo, bari kuba baza kudukata kandi mu gitondo twari kujyayo nyine. Ubu nyine papa nibyo turindire, tugiye kuba twakwitegura ndetse tugende tujye kwa muganga turebe ibyo ari byo. Gusa nyine turategura ndetse turaza kuba twakumenyesha. Ati okay noneho reka nze mbatore ndetse tugende tubashe kuba twajyana kwa muganga. Ati papa none ntabwo ujya ku kazi? Ati hoya nusibe ko none ari ku cyumweru. Wamugane papa nyine nanjye byatangiye kunshanga. Ati yego rwose mwana wanjye, niko kuba umugabo rwose, ndetse ugomba kwita kuri uwo musore ukamwitaho neza, ukamakinga sure neza ko nta bindi bitekerezo bibagira. Yego rwose papa nanjye ndi kugerageza uko nshoboye rwose, ndi kugerageza nkabikoraho kandi ndabizi neza ntabwo ndi bumwemerere ko yagira ibindi bitekerezo bibi rwose. Okay fine. None se mwana wanjye basi mufitiye gahunda? Ati papa ubu nyine gahunda dufite tugiye kuba twajya kwa muganga, ndetse nituva kwa muganga turavayo tumaze kumakinga sure neza nyine kejo tuzashyingura ndetse turategura n'iby'ikiriyo. Ati okay fine. None reka nze ndaje mbatore tujyana ndetse tujye kwa muganga, tujye kureba Serije nawe. Ese Serije ari kumwe nandi? Papa hari umukobwa w'inshuti ye nyine yitwa Sara, niwe bari kumwe kwa muganga, niwe uri kumugumaho. Ati wow. Ati fine. Gusa mwana wanjye wantunguye rwose pe. Ati se papa kandi nagutunguye gute? Mwana wanjye ukuntu uri kuba mu bibazo rwose biri amazing kabisa, congratulations mwana wanjye, biri kunyereka ko ukomeje gukura kandi ko wakurikije umuryango wawe. Hoya rwose papa, buriya mbonerega nawe ukuntu witanga kandi mba ngomba kugukurikiza papa, nta mpamvu nta mistake nakora pe, nyine ngerageza uko nshoboye nkakugenderaho. Ati wow. Ati I like it mwana wanjye rwose ndabikunze kandi ni umugisha kukugira mwana wanjye, sinzi gusa nyine I'm blessed kuba ngufite. Ati yo papa nyine nanjye papa urabizi nyine ndi umunyamugisha kuba mbafite we na mama wanjye rwose. Ati yego rwose mwana wanjye kubura ikinege rwose simbyicuza. Ati nanjye papa kuba ndi njye nyine simbyicuza, ahubwo nshima Imana buriya yabikoze kubw'impamvu. Ati yego rwose mwana wanjye, rero reka nze ndaje ndetse nitegure mpite nza kubareba. Okay sawa nta kibazo rwose papa. Gusa Mike yahise kaza ndetse abaza Karine. Ati se Karine wari kuvugana nande? Ati nawe rwose nari ndi kuvugana na Sobukwe. Ati umva se kandi Sobukwe wanjye se? Ati of course nari ndi kuvugana na papa nyine yari kumbaza gahunda dufite, nari ndi kumbwira ko tugiye kuba twajya kwa muganga, gusa mbwiye ko agiye kuza ndetse akadutora. Ati ari sure? Ati of course rwose agiye kuba yaza kudutora ndetse areba ibyo ari byo ngo tujyane kwa muganga nyine tu. Okay fine. None ndumva ari byiza, reka dutegura hano hantu sungu kuko araza muri aka karuri. Iti papa nyine arenze ibyo bintu, papa ntago ari uko ameze rwose, papa ni umuntu wicisha bugufi cyane. Aha cyakora nyine sha ukomeje kuntungura pe, ntagushatse naba mpombye. Sha baby nawe rwose uransetsa, utanshatse waba uhombye se? Nanjye rwose ariko utambereye umugabo buriya naba nanahombye da.
ati bishatse kuvuga ngo rero twese tudashakanye twaba duhombye. Aha, twaba duhombye se gusa ahubwo ko twaba tunahiye buriya. Ati cyakora nyine mba mbona ndi umunyamugisha kuba ngufite pe. Sha wabiretse se ko jye utabyumva ko ntuma numva ndi umunyamugisha. Gusa hashimwe Yesu watumye duhura pe. Yego rwose be, hashimwe Yesu watumye duhura akaduhuza, maze mba numva sinzi gusa sinzagusiga pe. For sure set, of course ntabwo nzagusiga kandi I promise you, kuko nyine I love you more kandi mba mbona sha nta n'uwagusimbura rega. Sha gusa nyine I like the way nyine uburyo ubikora mu pe, ndabikunda, ndikunda kuntu umeze neza, kuntu ukomeye. Ya nyine amagambo wambwiye nayumvishije kandi nayahaye agaciro baby, niyo mpamvu uri kubona nkomeye. Ati urase nibyo. Ati of course kari nyine namenye ko buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu, kandi nyine buri Imana yashimye ko ari bwo buryo, kandi yashimye ko ari cyo gihe kugira ngo icyure umugaragu wayo. Rero why not se ntabikunda, kandi ndabizi aho mama ari nyine ni heza, kandi ndabizi ari gukunda kuntu dukomeye. Ati wow, ati gusa thank you baby, thank you for loving me, thank you for caring, nyine appreciate. Rwose kari nanjye thank you, kandi nyine ibi bintu nzabiha agaciro kandi nzabizirikana kuba uri kumba hafi, kuba turi kumwe. Nta mugisha urenze kuba ngo ufite uri inshuti nziza rwose. Oya avuga ati ndi umugore mwiza. Ati oya tseka none uraba umugore wanjye turashyingirwa. Erega burya ibintu byose ni mu bitekerezo. Buriya ngiye mama nuri n'umugabo wanjye nuko utabizi we. Ati sure, okay basi give me a hug. Ati sure, shaka ko nguhobera se. Ati yeah of course ndabikunda rwose. Wow, ati gusa ni byiza nyine basi komeza umfate. Iti aya ndekura rwose bataza gasanga turi muri ibi ngibi. Iti nose yabigiraho ikibazo. Ati nubura nuko utazi kuntu papa azi kuntu n'umwana mwiza. Ati sure. Ati of course papa azi ko ndi marayika murinzi, niyo mpamvu rero no more mistake, mashaka kuba umwana mwiza nyine 100%, nkaba ndi umwana mwiza udakora mistake nyine nibyo bana. Ati sha nyine gusa again thank you kuba nyine uri hano tu. Oya ariko nta n'impamvu yo wakomeza kunshimira rwose, ni ngombwa kugira ngo mpabe pe. Ubu ngubu kuko ntabaye urumva byagenda gute. Ati of course rwose ni ngombwa kugira ngo habe, maze nyine baseseke naye kisi yutikatika. We uzi ko wasaze, ntabwo byashoboka. Reka ndabyanze. No baby was joke rwose, ni nyine yari joke kugira ngo ndebe kuntu wigira. Taha wasanga iyo mbyemera ariko byemera. Ati no ntabwo rwose, ntabwo kwara kugira ngo ndebe kuntu umera pe. Okay ese man muri mu bikiko ndi kumva bagira ngo mwabaye romantique. Ati no Olivier nyine turi kwiganira gusa tu. Ati okay se ko mutajya muri dushe kugira ngo tujye kwa muganga we, nyine turindiriye ko ise wa Karina zano kugira ngo tujyane nyine tubashe kuba twajyana tu. Agiye kuba yazanuse. Ati yeah of course rwose agiye kuba yazanuse, ahubwo ndumva ngo ashobora kuba ari mu nzira. Gusa nanjye reka nze nge dushe. Ese kare we ntujyamo? Ati ahubwo reka maze nge mu uraza kuba wajyayo nyuma. Aha ngere rwose ntugire n'ikibazo nanakogera hanze buriye rega. Yewe ntabwo byantungura rwose, n'ubundi yemba mbona ntazi byawe. Gusa ni kimwe mwamubonye, abwo mwamubonye bwa mbere, nge ndogera hanze rwose ntabirenze. Okay fine, none wowe kari genda wowe ubwo ngubwo nyine turaza kuba twabikora ndetse tubikore neza. Ubwo turaza kuba twakurindira nurangiza nawe leta kajya muri dushe. Okay fine man, reka njye muri dushe nyine, ubwo turaza gute dusubira. Sawa. Nuko kari nahise kajya muri dushe gusa Olivier ndetse na Mike basigara baganira. Ati se Mike man uri kubona uriya mudada we wamwitura iki bro? Sha wareka n'iki man, njye buriya byanandenze pe, nabuze icyo nkora pe. Can you imagine man, kuva jara ahangaha atarahava. Gusa by the way nyine Olivier sinawe gusa kandi nawe thank you pe. Nyine nawe ntangiye kubona icyo bita ku inshuti nziza icyo bivuze. Ati ya don't worry rwose ndahari ku bwawe man, kandi urabizi kuva mu bwana bwacu nyine twari inshuti, kandi ndabizi neza tuzarinda dusaza tukiri kumwe bro. Rero nta mpamvu n'imwe kandi nta n'impamvu yatuma ngo si uko nagusiga nkagusigira ndewe. Ati wa mugani bro, gusa uko hari nanjye niko nzaba mpari ibihe byose ku bwawe bro. Sha nyine thank you gusa bro, uriya mwana ntazagucike man, ntuzazane bwa bugoryi bw'abatipi iyo mubonye abandi badada beza man, mutabakunzi banyu kandi buriya nta nubwo yabiri feya ntago aba ari byiza. Ati wae rwose man, buriya Olivier umukobwa mwiza man, nyine washima ubwiza bw'umukobwa gusa ubwiza bw'umukobwa ni ntago ari bwo buvamo umukunzi mwiza tu. Umukobwa ashobora kuba ari mwiza ndetse ari mwiza cyane ku isura, akanakubera mwiza pe, gusa nyine kuba mwiza ntaho bishingiye ndetse nta naho bihuriye no kubaka urugo. Ati wow, ati bro ndumva rwose warakuze. Rero that's why nyine mba mbona Karine man ibintu byose abyushushe. You have to be serious kandi tuzagira uburyo kugira ngo umwange bro. Sha
Olivier uretse satani yatera gusa nyine mamona nta buryo nyine nta nubwo nabasha kubikora ngo umwanga ati erega bro buriya satani nyine nkuko bivuze satani ni umuntu Imana ibaza umuntu nyine wabanaga n'Imana tubishatse kuvuga ngo abafite trick nyinshi ndetse abafite inzira nyinshi Imana izatuma ashwanisha abantu rero that's why bro you have to be serious ndetse stay with your girlfriend man utazazana umugore cyumva kuko mushwanye bro nge sinzi ko twagumana kuko man nabonye ikigo kwa muganga kirambabaza ati se kandi byagenze biti man twabonye bamudadase witwa Sara ati of course namubonye man afite igihungu bakundana cyitwa Tom man cyamutesheje umutwe kwa muganga numva ndababaye ati byagenze bite se man can you imagine man yamugujije amafaranga kugira ngo abashe kuba yakishyurira bro wawe ati cyakora bro mbona twara na Sabitino ntaga ari guseba man ese arujya wishimira ko ari umukene ese man nyine nta muntu wabi kandi byose ntabwo mwarabigize uruhari rero nyine wasaragize nga supporting gusa sabye amafaranga boyfriend we man aramutenguha aramuraburiza bya hatari nahise ko numva icyo kijama cyanze man nabonye ari ikibwa ku rwego rw'uko utabyumva ati se byagenze gute ko nyine ndumva abana ndumva byakaze ati bro can you imagine ko nyine yamusakurije Imana aramubwira ngo ajye kubikuza arabyanga gusa man wo mudadasha namukunze bya hatari ati why se bro nyine can you imagine man agiye kubikuza azana 500 ayaserije man cyakora sha byandenze pe byandenze gusa bro umuryango wanyu man mufite impano yo kubana n'abantu bose pe sha bro nyine niwe murage mama yamye atubwira ndetse yatubwiye ko yubanye n'abantu amahoro nyine nawe biguhesha amahoro pe ngo kandi nubwo abantu bakugirira nabi ndetse bagahemuka bagakora ibintu byinshi bitari byo bro nyine wowe yubagiriye neza ndetse ukabana nabo amahoro Imana ibihari ndetse ibibyitegereza inabi yose bakwitura cyangwa ikibi cyose bagukorera nyine bro ngo Imana ibihari kandi ibihari kugira ngo ikugirire neza that's why nyine twe twize kuba twabana n'abantu amahoro nyine ntabwo turi fair natwe ntabwo igihe cyose ibintu tubikora neza gusa tuzirikana ndetse tudashidikanya ko man iyo bagize neza nyine ineza iragaruka bro ineza iragaruka kandi nubwo wagira nabi nubwo atagira uguhorera cyangwa aze nga kwishyura ibibi wakoze shango man ngisi nyine nayo ibihari kugira ngo ikugirire nabi ndetse kwishyura ibibi wakoreye abandi hasha cyaze bro urankomye rwose aho ngaho ya nyine Olivier niyo mpamvu nyine turagerageza uko dushoboye kugira ngo tubane amahoro kandi kuba tubanye imyaka yose nge nawe nanone suko wambereye mwiza suko nanakubereye mwiza ahubwo nuko nyine twagerageje tukihanganirana mu bibazo byose none dore man until now turacyari kumwe sha bro appreciate kabisa ufite umutima bro ufite umutima nkunda niyo mpamvu nanjye shanzahora mpari kubgayo bro we uzikwagira ngo turi gutereta na muginga we rector ka muginga ibyo ntabwo biri ahubwo ndi kubona papa ari kumpamagara ati yaho okay mwitabe ntaribi allo papa bimeze bite ati ni sawa Olivier mwaramutse neza ati yego papa twaramutse neza ati Mike se wameze gute papa nawe nyine ndi kubona komeye ari kugenda yiyakira gake gake ya ndabizi ntabwo yabyoroshye rwose mwana wanjye gusa mukomeze mumube hafi pe ya no kumuba hafi ndetse tukamuguma imbere nta mpamvu yo kuba twamwanga rwose ngo tumutererane amazing kabisa mwana wanjye I'm proud of you nanjye papa you know ndi proud yawe rwose ati okay cyakora mwana wa none se ubu mufite izihe gahunda papa nyine ubwo turi kwitegura ise wa Karina agiye kuba yaza ndetse atujyane kwa muganga tubashe kuba twajya kureba Serije ati ise wa Karina se n'abaraza kuba yaza ati of course papa agiye kuza ndetse ngo turebe ibyari byo tujye kwa muganga kuko nyine tujye kuba twategura igihe tuzashingurira ati wow ibyo rero nibyo nashakaga dore ko nanjye ubundi gutegura icyo kiriyo ati papa are you sure ati of course regura mwana nanjye ni nk'uwanjye kandi urabizi Mike ni inshuti yawe kandi urabizi mwana wanjye nta kibimba nkwifuriza ntubizi se ya papa gusa papa uri umwarimu mwiza pe hay gute se kandi mwana wanjye nyine uri kunyigisha ubumuntu ati mwana wanjye ugomba kubwiga ndetse ukabufata neza rero ukurikirana ndetse ntukarangare ati yego papa none se papa we bimeze bite nyine ufite izihe gahunda ati nari ngiye kubahamagara kugira ngo nze mbatore ndetse tujyane ariko nta kibazo ubwo mugiye kwa mwajyana na se wa Karine mujye ndi mugereyo nimugerayo muraza kumbwira ibyabaye ngiye ubwo nyine nimugoroba ndaza kuba nabanyuraho ndetse ndebe gahunda zose uko zimeze babwire nuko ibintu nabiteguye ubwo ngubwo nyine bikunze ejo mukabikonfirma ejo twajya kureba umubiri w'umubyeyi ku bitaro deni tukajya kumushyingura ati yego papa ubwo ngubwo nyine ndaza kukumenyesha amakuru ati okay sa nta kibazo rwose gusa Serije we bukeye muganga yahise kaza kumureba ndetse aramubaza ati Serije uri kwiyumva uti ati muga nyine urabizi kubura umubyeyi ntibiba byoroshye ndi kumva nyine nta mbaraga ndababaye ndi kumva ntazi byari nyine ndi kwibaza future yanjye byancanze gusa
nyine namaze gusobanukirwa ko Imana ari ibyemera nyine niyakiri, gusa ntibyoroshye pe, ntibinyoroheye habe na gato. Yo gusa nta kibazo rwose mwana wanjye, ntukagire ikibazo. kandi rwose mama wawe mbere yuko apfa nanjye twaraganiriye ndetse ko tumaze kuba inshuti, kuko ni nawe muntu najyaga nza kuvura nkumva sinahava rwose. Ati mama nyine yageragezaga kubana amahoro ndetse yarateraga brage, niyo mpamvu abantu bose bamukundaga. Gusa nyine ubu yagiye kandi nta nicyo twabikoraho, gusa Imana imutuza heza. Ati ya of course igomba kumutuza heza, kuko atabonye heza sinzi abandi, kuko mama wawe ni urugero rwiza rw'ababyeyi bitwaye neza ndetse bagerageje kubana n'abantu bose amahoro. Aha dogiti nyine uko tubibona hari abandi babona yarababaniye nabi. Ati of course barahari ndetse benshi, gusa ikizima nuko wehe nyine ndabizi neza ndashidikana mama wawe rwose yabaye umubyeyi mwiza ndetse kandi ibintu bye byose yabikoze uko byari bikwiye rwose. Dogiti nyine nanjye ndabizi neza ko mama rwose yaragerageje pe, yaragerageje kandi yarabikoze. Aha arakomeje kuruhukira mu mahoro. Ati ya rero iki cyari kinzanye hano kwari kugira ngo nkubaze nyine, ese muri gutegura kuba mwashyingura mama wawe ryari nyine igihe kingana iki? Ati bikunze ejo rwose twamushyingura. Ati ya of course nanjye niko natekerezaga, nuko kwari kugira ngo nyine nze nkubaze ndetse numve niba nakugira inama kuba twamushyingura ejo, kuko nyine kuba yaguma hano kandi hari abantu usaba mu mahanga ufitiye mwategereza kugira ngo bazaze ndetse nyuma. Dogiteri rwose wica umugani, ese wigeze ubona basi ari abaza kudusura mu gihe yari arwariye hano? Yewe amusore ko kwa mugani nanjye nabazaga ibyo nzi. Ati yabishatse gusobanura ko nyine nta miryango migari dufite ndetse nta bantu benshi dufite, gusa abahari barahagije kandi ni umugisha. Ati of course rwose ni umugisha, narabibonye ndetse ni byiza. Ese wa musara wawe arihe ko ntari kumubona hano hafi? Yabyutse yagiye ngo agiye gushaka breakfast, yagiye hanze rwose, yagiye kuri kantine. Ati cyaze pe, uriya mukobwa ntazagucike rwose. Ati ariko afite boyfriend. Ati boyfriend sibyo bivuze iki? Yari yamwambika impeta rwose, ntazagucike, n'umwana mwiza ndetse w'umutima. Ati yego rwose n'umwana mwiza, rero uze kumbwira ndetse utegure. Ese gusa kandi nyine unarebe kuri konti yawe nohereje mu 200 basi ntako mfite nyine, nta nuko nishoboye, ntabwo baraduhemba ariko nyine basuze kuyifashisha. Ati thank you rwose, urakoze kandi Imana iguha umugisha. Ati ya nyine ni byiza kandi tugomba kugufasha rwose, tugomba kugufasha nyine, tugomba gukora uko dushoboye pe. Ati of course tugomba gukora uko dushoboye kandi nyine thank you pe, appreciate. Yego rwose ntarebe iwe, genda ndetse utegure, numara gutegura wowe uzambwire rwose, nzaba mpari kandi ntabwo bazanyima uruhushya, kuko igihe cyose msigaye nkora cyane, rero kuba nabasaba uruhushya rw'umunsi umwe kugira ngo mbashe kuba nashyingura mama nanjye ntacyo bitwaye kandi ntabwo babura kunyumva. Ese wowe akazi kawe nyine bimeze bite ko utari kukitabira? Wareka n'iki ko already ubu banyirukanye? Ati abantu b'iki nabo barasetsa. Ese basi warabasobanuriye? Ati no narabasobanuriye, sabwo bigeze bampa umwanya wo kwisobanurira. Harya rero warasinye contract? Of course narasinye contract y'imyaka 3. wari usigaje mingahe se? Uyu nyine wari uwanyuma nari kuzarangiza mu kwa 12 kandi turi mu kwa 10. Ati yabishatse kuvuga ngo hari amezi yawe rwose birasigaye. Ati rwose hari amezi 2. Ati okay fine, we rero don't worry, burangiye nanize amategeko nuko naje kubivamo. Ati sure se? Ati of course nize amategeko, kandi amategeko avuga yuko mu gihe wasinye contract ndetse bakakwirukana nta mpamvu ifatika bafite, bagwa amafaranga y'amezi abasigaye. Rero don't worry rwose, ahubwo shaka kandi kazi deni, nituva muri bino bintu by'ikiriyo ndabizi neza tuzabikemura kandi tuzabikurikirana neza, amafaranga yawe uzayabona ndetse kandi utarakoze witurije. Rero bareke ndetse ntibitume wiheba, kandi sinzi nimba utarabona neza ko Imana ikora ikintu kubw'impamvu. Dogiteri ibyo byiringiro ndabigize kandi ubu ngubu sigaye mbyizera cyane rwose, Imana ikora ikintu kubw'impamvu, niyo mpamvu nanjye sinakirirwa mbitindaho pe. Ati of course rwose Imana ikora ibintu kuko ibifite impamvu, kandi iyo mpamvu akenshi aba ari nziza rwose. Of course dogiteri nyine iyo mpamvu aba ari nziza kandi ibyo ndabyizera cyane. Ati okay rero genda utegure ndetse ubwo uraza kuba wambwira. Ati fine ndaza kuba nakubwira rwose. Gusa papa Olivier kahamagarwa na nshuti ndetse amubaza nimba ari mu rugo kugira ngo abashe kuba yaza kumureba, dore ko rero yamubwiye ko ari buze kuba yamufasha gutegura ikiriyo cya nyina wa Mike. Ati ni mu rugo ahubwo ngwino ndetse wancerereje kugira ngo tubashe kuba twabitegura ndetse tubitegure neza cyane. Ati okay rero nari ndi ku irembo ry'iwawe nuko nakubazaga gusa kugira ngo ntaza kuba nkuvangira mu bindi. Ati nshuti rwose nawe uransetsa, ngwino yinjira rwose. Okay ko mbona afunze se, tereka mpamagara umukozi agufungurire. Nuko nshuti yese kwinjira ndetse ajya kureba se wa Olivier. Ati se papa Olivier umeze neza? Ati yewe ikiriyo cyuriya mubyeyi rwose cyampangayikishije, ndi kwibaza ko nabigenza byanshaze, gusa uje bisa nkaho nari mbirangije, ndumva ahubwo we ndebera muri izi liste ndetse nuko nabikoze umbwire nimba ari byo. Tiyo
rwose thank you, kandi ndabona ari byiza, si ngombwa kurebamo byinshi kuko ndi kubona iby'ingenzi byose rwose birimo, ahubwo akantu bibagiwemo ni umuntu nyine uzaba uri MC, kandi urabizi nyine tugomba no kugira umu MC nubwo azaba ari ikiriyo. Ati ibyo ngibyo ariko ndakeka neza, kereka niba warabyibagiwe ariko nari nzi ko bishoboye. Ati wa mugani nari mbishoboye, ariko ibintu by'ikiriyo rwose byo sinjya mbimenya. Ati no ntabirenze, erega buriya bari ubukwe bw'umuntu bwa nyuma nuko tubyirengagiza. Ati okay, ndabona hashizemo kujya muri misa tugasezera ku mubiri tukamusabira na misa, twarangiza tugasubiramo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ati yo yari kusomye n'abaho ngaho ntabwo tuzasubira mu rugo, tuzata ko tujya nyine tuzata tujya kumushyingura. Ati okay, ndikubona rero tuzata ko tujya kubika umubiri nyuma basitumiwe nyuma abaje kwifatanya natwe mu mubabaro bakakirirwa hehe shandikubona ari mwira. Okay, simbona sari muri hoteli. Ati ya ni muri hoteli, hasunga ubuko ko muri hoteli buriya biba bigoye, waretse tugategura ahantu hasanzwe tukazashinga amatenti hano. Ati wana mugani ndikubona ko kwa mugani ko mbona no muri urugo rwanjye ari hanini ntibyakunda. Ati of course ndabona ari byo bizima kuko kujya muri hoteli abantu benshi si banahamenye, ariko tubarangiye hano dore ko ari no ku muhanda ndumva biroroshye, ndetse kumva ko ari no mu rugo rw'umuntu bakumva ko ntabirenze. Okay, nubwo nabipanze gutyo sindavugana n'umwana nyine wanyakwigendera. Ati ntabwo mura navugana sekumbe. Ati ntabwo turavugana ngo tubipange neza, niyo mpamvu rari nguhamagaye kugira ngo umbwire nimba hari icyo naba nishemo then after tubashe kuba twagenda ndetse tumwereke plan zose ukuntu zimeze, abikonfirme nyine tuzabashe kuba twabikora. Ati ariko ndumva nta mpamvu nimwe yagira yo kuba yabihakana rwose, kuko ndabona ibintu birateguye neza kandi biri clear rwose. Ati of course biri clear, rero ndumva twagenda. Ese mbere ko tugenda reka mbaze nkubaze, ndi kubona budget yahuye na miliyoni 5, tayo mafaranga azava he arava he nyine mbwira. Ati rwose ngiye ibintu byose nabyishingiye kandi ngomba kubikora kuko uriya mwana nta wundi muntu rwose afite wamufasha. Ati okay, noneho ntari izo miliyoni 5 we ntari 3 z'IPV nanjye ebyiri nta kibazo ndaza kuzishiraho. Ati wow, ati kabisa you are a good friend kabisa. Ati of course ngomba kuba inshuti nziza rwose papa Olivier, nubwo uriya mwana wanjye rwose ananiye. Ati uriya muhungu wawe se shahu, gusa tuzamusengera kandi ibintu byose urabizi ikibitsinda no gusenga nta kindi. Twebwe twizemeze dusenge, ndabizi neza uriya mwana azahinduka, ahubwo nyine azanaba umwana mwiza ahubwo bikurenge. Aha hope so wasanga wenda ubwo ngubwo Imana hari uko izabigenza, ko ifite inzira zirenga 1000 se. Ya Imana ifite inzira zirenga 1000 kandi muri izo nzira ndabizi rwose izagira uko ibikora. Ubwo se twajya kwa muganga. Ati no nyine hari abandi bagiyeyo kandi bagiye ari benshi, nje narindire ndetse ndaza kuba nahamagara. Gusa nubwo bagiye ari benshi wabwira uriya muhungu wawe rwose Olivier akabwira Serge ntagire ibintu byinshi ategura, akamubwira ko hari ibyo uri gutegura ndetse akaza kukuvugisha kuko ashobora nawe guta umutwe ndetse akagira ibyo ategura. Ati wow, ati wa mugani reka mwandikire message. Okay sa none yimwandikire nanjye reka. Ese toilette yawe irihera ko numva byakaza. Ati imanuka hepfo urahita kuyibona. Okay sa nta kibazo rwose. Nuko sa Olivier se ko yandikira Olivier ndetse amubwira ko agomba kubwira Serge ko gahunda zose ari buzifite atirwa agira ikibazo cyangwa ngo yiteshe mu mutwe. Gusa tugarutse kuri se wa Karine we yaragenda ndetse ashikaho ba Mike bari bari ndetse arabatora baragenda. Ati se Mike umeze neza uri kumva uri gukomera? Ati of course papa ndikumva ndi kugenda nyine ndi kugenda ngwiza imbaraga kuko namaze gusobanukirwa neza ko nyine byose bibaho kubw'impamvu. Ati of course mwana wanjye bibaho kubw'impamvu kandi ntugira ikibazo. Rero reka tugende ndetse tuganire na mukuru wawe Serge twumve iby'ikiriya kuntu bimeze, nyine tubasha gutegura ndetse turebe ahantu turebe nyine neza ko umubiri w'umubyeyi wawe wazaruhukira mu mahoro ndetse umeze neza. Ati rwose papa kandi ndabashimira rwose kuba muri kutuba hafi. Hoya rwose kuba hafi ni ngombwa kandi ni itegeko, dore ko numva ko ngushobora no kuzaba umukwe wanjye. Ati Imana nibishaka. Ati warike Imana ntimukajye muyibeshyira rwose, Imana ishaka ibyo mwashizemo imbaraga. We na Karine mushiramo imbaraga bizakona ndetse bizagenda neza. Gusa nimujya mu mafuti ndetse mukarengera mugakora ibidahwanye no kwemera kw'Imana, sinzi neza ko bizakunda, bizapfa ndetse bizapfa vuba. Rero mujye mwirinda guhubuka bitewe n'amarari ndetse n'imyaka mugezemo, kuko iyo myaka yanyiraguye ndetse iraruhije cyane. Mujye mwiyambaza Imana ndetse ibibi byose mubigendere kure. Ibyo ni mubikora rero bana banjye ibyifuzo byanyu byose ndabizi neza bizagerwaho. Ati wow, ati Karine rero ndetse na Mike bawe bumva ngiye Olivier ndarengana ndi single rwose. Ati Olivier se kandi we wayo uri single kandi mbona uri umusore mwiza nawe. Ati papa ngiye rwose nari nakunze nyine uyu mukobwa wawe Karine, ariko nyine
aha uyu musore Mike rwose baramuropoye aramuntwara. Ati ariko nta kibazo rwose, dore ko mwese si muri inshuti se n'ubundi. Ati turi inshuti rero numva ntacyo bitwaye, ubwo nawe uzabona uwawe nyine si yari uwawe. Ati yego rwose papa, gusa nkunze ko tuganirira papa uri umubyeyi mwiza. Ati ariko kuri iyi si wagira stress z'ibibazo ndetse ukanarakarira abantu, ubwo ngubwo koko ibyo bintu wazabishobora. Rimwe na rimwe tuba tugomba kubohoka rwose tukamera neza. Ati yego rwose papa, cyakora ibyo bintu rwose nibyo. Nuko bahise ko bagera ndetse bagera kwa muganga, gusa bakigera kwa muganga basanze Serge ndetse na Sara bicaye. Nuko Serge yahise kaza ndetse asuhuza se wa Karine. Ati bimeze bite se Seri? Ati ni Sara rwose papa, umwege se mumeze neza? Ati of course tumeze neza. Ko mukiri ahangaha? Ati turindire ndetse turi kuguma kuri uyu mubiri wa mama, gusa nyine kwa turi gutegura kuba twataha natwe tukaruka ndetse tukagira ibyo dutegura, bityo rero tugategura neza ndetse tukareba ko ikiriyo cya mama twagitegura. Okay, nanjye rero ibintu bisa nkaho binzanye cyane, bisa nkaho ari by'ikirori ndetse tukareba uburyo twazashyingura mama wawe. Ahubwo se wanzuye ko muzamushyingura ryari? Serge yahise kabaza Mike ati se Mike tumushyinguye ejo hari icyo bitwaye? Ati Seri ndabizi neza imyanzuro yose wafata aba ari myiza kandi ntabwo igiba mibi, ubwo ibyo uhitamo nanjye ndahitamo ibyo rwose. Ati okay rero papa Kari nyine ndumva twamushyingura ejo. Ati okay rero ndumva twareba abantu twicara tukaganira ndetse tugategura iby'ikiriyo cya mama wawe. Nuko bakivuga ibyo ngibyo Olivier yahise kabwira Serge ati Seri gusa papa yari yambwiye ngo ntitukirirwe tugira ibyo tubitekerezaho iby'ikiriyo ndetse ngo tubitindeho, kuko nyine we ngo yamaze kubitegura ndetse ari buze kuba yaza hano nimugoroba ngo murebe uburyo mubinuza neza. Gusa yari yambwiye ko yabiteguye. Ati ko tutigeze tuvugana se ndetse ngo abimbwira abimenyesha. Ati ubwo nyine byamuciyeho kuko yumvaga nyine kuko erega papa agufata nk'umwana we. Okay fine rero ndumva rero papa Kari twabitegura tukaza guhura na se wa Olivier rero tukareba byari byo kuko urumva we yateguye already. Okay fine nabyo ndumva rwose ntacyo bitwaye, ahubwo reka tugere ndetse dusubire mu rugo. Ubwo nyine ise wa Olivier naza ubwo uraza kuduhamagara ndetse tubashe kuba twahuza. Kari ndumva twatabuse nose twatahuka basigara. Ati papa ariko se waretse tukagumana basi mukazataha nyine kuwa kabiri basi, wazanye se imyenda yo kwambara basi? Ati oya papa nta myenda nigeze nzana, gusa nyine numva nahaguma tu. Nawe urasetsa rwose mwana wanjye. Okay so ntari noneho reka tujyane mu rugo urebe imyenda yawe ndetse niyo uzajya uhindura rwose, ubwo numara kubireba ndetse umaze kubitegura neza uraza kongera kugaruka. Ariko rwose imyenda ibaze ko imyenda wazanye ariyo ndi kubonana n'ubu cyambaye. Ariko papa njye mbona ntacyo bitwaye. Taha mwana wanjye ujye umenya ko ufite shere rero tahe ndetse ubashe kugira ibyo witaho. Saa nta kibazo papa, reka rwose tugende. Nuko Karine yahise kasezera Olivier ndetse na Mike abwira ko agiye iwabo ndetse kugira ngo babashe kuba yategura imyenda. Ariko nimugoroba haje kugera ndetse se wa Olivier araza. Mu kumara kuza yabwiye Serge ndetse amubwira ko ibintu byose yabiteguye n'uburyo babasha kuba bashyingura nyina. Ati se nshimye ko nyine mwateguye ibintu byose papa, ahubwo se nyine gusa ndabona nyine amafaranga nyine yo kuba twashyingura mama angana na 5,000,000 kandi rwose papa nkubeshye nakubwira ko mfite amafaranga pe, habe n'amafaranga na make mfite. Ndi kubona nyine ibintu birahenze n'iby'abakire kandi sinabishobora pe. Of course Serge niyo mpamvu naje hano, nari mbizi neza ko bishobora kuba byakugora, gusa general purpose nyine ingingo nyamukuru itumye nza hano ni ukugira ngo ngusabe access kugira ngo mbashe kuba nakurikirana ibintu byose ndetse mbikore neza. Ati papa ashatse kuvuga iki se? Nyine izi 5,000,000 nabonye umuterankunga ndetse wabasha kuba yamfasha w'inshuti yanjye bamwita inshuti, yambwiye ko ari buze kuba yatanga 2 ndetse nanjye 3 zisigaye nkazipeve nkazitanga. Ahubwo icyo nari nkeneye kugira ngo mbashe kuba nagusaba wowe wiki stress rwose wakira inkunga zose bari buze kuba bakugenera, kuko urabizi neza nyuma y'ikiriyo ndetse mukeneye kubaho ndetse mukareba ibindi rwose mushaka mukora. Ahubwo se ku kazi kawe warabavugishije ndetse bakwemereye ko mwabasha kuba mwabisubiramo ibintu byo kuba mwakora akazi kanyu? Ati hoya gusa nyine umuntu wangiriye inama bitewe nuko nari narasinye contrat kandi iyo contrat yanjye akaba arasigaye amezi 2, yambwiye ko rwose bashobora kunyishyura ayo mezi 2 mbere yuko nyirangiza. Ati wari waranasinye contrat? Ati of course nari narasinye contrat nyine nubwo byatunguranye bitewe n'ibintu bibazo bya mama bagahita ko banyirukana, gusa nyine nari narasinye contrat. Ati okay fine rero nimba wari warasinye contrat ndumva byoroshye, wowe uzagenda nyine nyuma y'ikiriyo ndetse tumaze kuba twamera neza tuzagenda tubiburane bagwa amafaranga yawe nimba koko barakwirukanya. Gusa ntugire ikibazo cy'akazi mwana wanjye, ndabizi neza nyuma y'ikiriyo cya mama wawe bizakunda. Ati yego rwose none se iyi hoteli ko mbona ihenze? Ati oh sorry
ibyo nibyo nari nateguye, gusa muvandimwe wanjye inshuti nyine yaje kunsaba nanjye ibintu ambwiye numva nibyo. Yari yaporopoje ko byaba byiza nyine dukoreye ikiriyo ndetse no kuba twakisezera kuri mama wawe tukabikorera mu rugo, kuko ndakeka mfite igipangu kinini ndetse hajya abantu benshi. Nyine numvaga bibaye byiza ukanyemerera nkakugiriraho umugisha, wareka uyu mugisha ndetse nkawukorera neza tukazakirira abantu bose mu rugo. Ati okay, nyine njye ndumva ntacyo bitwaye pe, ntacyo bitwaye. Ati wow, thank you rwose, ndumva ubu ngubu reka nongere nitegura ibintu byanjye neza, ubwo ejo tuzaza kureba umubiri wa mama wawe hano, reka nyine njye muri papeteri nsoza akantu kameze nk'agafishi nyine kerekana uburyo mama wawe tugomba kuzamushyingura ndetse n'uko amasaha azakurikirana. Ndumva rero wakitegura ndetse ukabwira n'abavandimwe bawe bose ko ari ejo. Yego rwose nakeka babizi kuko bose nagendaga mbabwira ko bikunze ari ejo twamushyingura. Ati okay fine, noneho genda witegure ndetse ibintu byose ubikore neza, ubwo nyine njye nawe tuzongera duhuze, ariko nta nubwo hari igihe kirekire ndaza kuguhamagara mu gitondo ndetse nkubwira ko gahunda zose zabaye. Ati si ubwo mu gitondo ntihaba habaye kure. Ati okay, we ntaribi, nuva muri ibyo ngibyo umaze kuvugana n'abantu bose uze kumbipa cyangwa unyandikire cyangwa se umpamagare, ndaba ndi line, ndaza guhita ko nkuvugisha ndetse nkubwira ibyo ari byo. Sa rwose papa, kandi thank you nyine kuba uri kwitanga pe. Oya sugira ikibazo rwose seri, ngomba kwitanga ndetse nkagufasha kuko nawe erega nawe wamfasha mwana wanjye. Ati yego rwose papa, kandi nukuri pe appreciate, ndashimye Imana ijye ibaha umugisha pe rwose mwana wanjye, nta mpamvu. Nuko se Olivier se kagera ndetse asiga Serge aho ngaho. Gusa Serge akiri muri ibyo Sara yese kaza ndetse aza kumureba. Ati se Seri wavuganaga iki n'uriya mugabo? Ati nyine yambwiraga ibintu byo gushyingura, nyine yambwiraga ko byose yabyishize ku mutwe kugira ngo abashe kuba yashyinguza mama. Ati wow, ati ese we kuki umuryango wanyu mukundwa cyane? Ati se nzabigusobanurira gute? Basi none reka mvuge ko ari umugisha w'Imana, tuzi ko Imana yigushiraho igikundiro se. Ati baze ko nanjye natangiye kugutekereza buri kanya. We ati oya se kandi utambwira. Ati shaka kubeshya n'icyaha pe, nta n'icyo byamarira kuba nakubeshye, gusa nanjye natangiye kumva nyine hari utuntu turi kunjagaraza pe. Ati tunsetse Sara nibereye mu gahinda. Ati so kugusetsa rwose, ariko buriya njye ndi na seriye da. Ati wow, ati ni byiza rwose, ariko no hari Tom winyicira mu ndu rwose, utafata agahinda ko kuba niburiye mama wawe, kuba yagiye tutaravugana nawe, ariko ntabwo ntugire ikibazo rwose kuba mutavuganye se. Basi ndahari kandi rwose arabizi neza, ahari azi neza ko tumeranye neza, rero rwose don't worry pe. Ati gusa nyine tukajya uvuga uriya muginga ngo ni Tom, nyine utuma mbabara ndetse kuko uriya muginga yakoze ibintu bibi ndetse namugayira ibaze. Sinshaka no kubisubiramo, abwumva nyine nkubwire we, umbwire iki se kandi nyine ibintu byose mwabiteguye bimeze neza? Ati of course bimeze neza. Ati se amafaranga yo? Ati ntugire ikibazo, ntabwo nshaka kongera kukugora rwose Sara. Ati oya, ati ntabwo ari ukungora rwose, kuko ibintu nyine wakorera umukunzi wawe ni byinshi ndetse birenze amagana, kuko nawe aba yaragukoreye byinshi, ubusa ari ukwitanga kuko kurenza uko. Ati saba ntarebi rwose, umva nyine nkubwire. Basi se nyine amafaranga wayabonye? Ati of course nayabonye ndetse menshi, hari abanyemereye 5,000,000 zo kuba bashyinguza mama. Rero urumva ibintu ni byiza, ubwo nyine nta hejuru ndetse dushyingura twibuka ndetse mama wanjye, nubwo bibabaje ariko nta kibazo. Ese kuri kuvuga gutyo we? Ati nyine ndikumva byandenze, nubwo ari agahinda, gusa ndikumva ari umugisha. Nyine mbonye abantu benshi ntatekerezaga ko nyine bankorera bino bintu pe, especially wowe, noneho nyine biratangaje ndetse birantunguye cyane. Oya rwose ntugire ikibazo nyine Seri, ndahari kandi igihe cyose nzaba mpari. Ati are you sure? Ati of course, kandi buriya ndi na Seri. Okay basi se mpobera. Ati oya ibyo ntabwo mbishaka, ahubwo nyine reka twitegure ndetse dutegura ikiriyo. Nuko bariteguye ndetse bategura ikiriyo, gusa Tom aho yari yakomeje guhamagara Sara, ariko Sara yamwinye amatwi ntiyigeze ndetse amwitaba. Bukeye bwaho Serge ndetse na Mike byari ngombwa ngo bitegure ndetse bagende bajye mu modoka babashe kuba bajya kureba umubiri wa mama wabo ku bitaro. Nuko baragiye, dore ko se wa Olivier wari watwaye mu modoka. Bageze kwa muganga, gusa Mariya yari menshi cyane, dore ko bari gusezeranya na wabo bwa nyuma, dore ko bari bazi neza ko batazongera kumubona. Bararize cyane ndetse agahinda kaba kenshi, abantu bose bagira impuhwe ndetse bagira amosiyo bararira. Gusa bavuye kwa muganga bahise ko berekeza muri kiliziya ndetse bajya gusezera umubiri wa nyina. Bavuye muri kiliziya ndetse bahise ko bajya gushyingura mama wabo. Amarira yo yari menshi cyane ndetse kari agahinda kenshi cyane, gusa barabyakiriye dore ko nta kundi bari kubigenza. Gusa byose birangiye bamaze gushyingura, abantu bose baratashye ndetse Mike ko mbona abantu bose bagiye, noneho ndikumva ntangiye kugira agahinda ndetse ntangiye nabwo kwiheba.
ati wa rwose ntugire ikibazo muvandi, ndabizi neza Imana izadushoboza kandi tuzabaho. Ati si Imana izadushoboza tuzabaho gute bro, nta kazi dufite, nyine byancanze ndi kwibaza ukuntu bizagenda pe, bose kuko ngiye kuba nakiga gute. Oya rwose bro ntugire ikibazo, bampaye amafaranga arenga miliyoni abantu bamfashije, kandi rwose amafaranga azadufasha ndetse uzarangiza, kandi Imana irahari rwose bro, nta mpamvu yo kuba wagira ikibazo. Okay sta nta kibazo rwose, none se ubu turaguma hano kwa Olivier twagenda ndetse natwe tugataha tugasubira mu rugo. Ati okay sta nta kibazo, reka duhamagare se Olivier ndetse tumusezere. Nuko se Olivier yahise kaza ndetse bashaka kuba bamusezera. Ati papa Olivier nyine turagushimiye kuba watwitangiye, nyine wadufashije kandi akoze imirimo myinshi pe, Imana ijye iguha umugisha rwose mubyeyi, kandi nukuri ntabwo dutewe isoni no kuvuga ko uri umubyeyi mwiza kandi ko Imana ikwiye kuguha umugisha. Oya rwose bana banjye buri muntu wese yafasha kandi yagira neza, ahubwo nyine ubuse mugiye gusubira mu rugo. Ati ya tugiye kuba twasubira mu rugo. Ati no ntabwo ndi bubuze kuba nabibemerera rwose. Ati kubera iki se kandi mubyeyi? Ati mwe mugumye hano rwose, mwe mugumye hano basi nk'iminsi 3-4 tubanze dushake, rega tunarebe nyine ko hari icyo Imana yakora, basi turebe ko mwanabona akazi. No se nguko kuragenda seri urakora iki? So kuguma mwiranze ukajya uguma uryamyemo ndetse agahinda kakaguherana. Ati wa mugani ati mayi tugume hano ntacyo bitwaye. Ati ya ntacyo bitwaye rwose, gusa abana banjye mwantunguye pe, mufite inshuti, mwabonye kuntu abanyeshuri mwigana baje kubashyigikira ndetse n'abantu benshi cyane. Ati papa Olivier rwose natwe twatunguwe, ntabwo twari tubyiteze pe. Ati ya ntabwo mwari mubyiteze bitewe nuko mama wanyu yabanye neza ndetse namwe mubana neza. Iyo rero muza kuba mwarabanye nabi nta muntu n'umwe mwari kubona rwose, n'abari kuza kwara kubikuraho kujya gusaba ashyingure mama wanyu. Ati yego rwose twabonye ko ubu ngubu kubana nta kibiruta rwose. Ati okay none se Bakari nibo batashye? Ati oya ntabwo bari bataha rwose, bari hanze ndi kubona bari kumwe na Basara ndetse na Olivier. Ati okay none bose mwabahamagaye se bakinjira? Nuko ese kabahamagara bose barinjira ndetse baza mu nzu, dore ko na se wa Karina atari yatashye, bose bari bakiri aho ngaho. Ati mwese rero murakoze kuba muri ahangaha, rero ikitumye mbahamagara no kugira ngo mbashimire kuba mwadufashije mu kiriyo ndetse tugashyingura uriya mubyeyi bikagenda neza, byose byabaye neza, ndetse ndumva ntacyo bitwaye kuba byagenze neza rwose. Ntabwo twabishimira abantu cyangwa iki, ahubwo turashimira Imana yabikoze rwose. Gusa nubwo nyine ari Imana yabikoze, n'abo bantu ntabwo twabura kubashimira kuko nabo bagizemo uruhare, kandi murabizi nyine Imana ikorera mu bantu. Ati yego rwose nibyo. Noneho rero murabizi neza nta mpamvu yo kuba twatinda nyine mu bintu byo kuganduka, kuko umubyeyi yasize abana 2 murabizi mwese. Niyo mpamvu rero kuwa gatatu tuzagaruka ndetse tuganduke birangire, turebe n'icyo gukora, turebe n'icyo twafasha bano bana. Ati okay sa nta kibazo rwose. Rero icyari gitumye mbahamagara kwagira ngo mbashimire ndetse mbashimire byimaze kuba mwaje ndetse mukadufasha. Gusa icyo nashaka kubamenyesha nuko nyine Mike ndetse na Serge bari buze kuba bagumye hano muri iyo minsi, tuzamenya icyo gukora rwose kuwa gatatu ndetse mwaje mwiganduka. Ati okay ise wa Karina ese kavugira hejuru. Ati yego rwose nanjye nibyo natekerezaga kuba batava hano kugira ngo basi babanze bakomere ndetse bamere neza, kuko ubu ngubu urabona nta mbaraga baragira rwose. Ati yego rwose papa Karina nanjye nibyo natekereje. Ati rero ndashimira ba Karine, ndashimira abantu bose nyine bagize icyo bafasha kugira ngo aba bana bakomeze bakomere. Rero mutaye mwese muruhuke kandi mumere neza, mwumve ko abana hano mwasize batekanye, ubwo nawe kuwa gatatu mwiganduka. Ati sa rwose murakoze. Nuko bose base ko bataha ndetse basiga Olivier na Mike ndetse na Serge aho ngaho. Gusa Sara wagitaha gishika mu rugo yasanze Tom yamutegereje ndetse ari ku muryango. Ati se Tom kandi uri hano ukora iki? Atari ko nyine narinje kugira ngo basi tubashe kuba twavugana be. Ati no tukajya unyita be, ndabizi neza nyine tubizi se ko ibintu byacu byose byarangiye, twararangizanyije rwose njye nawe, nta mpamvu yo kuguma unyita utwo tuzina rwose, kandi nubwo watunyita ndatekereza rwose ntacyo byatanga kuko byararangiye rwose. Deal yanjye nawe yararangiye, ta relationship rwose nyikeneye hagati yanjye nawe. Ati ese Sara arishu? Ati ibyo bintu rwose narabikubwiye kandi nabigusubiriyemo kenshi cyane rwose, ahubwo wandeka ngafungura nkinjira mu nzu. Ese basi wanyemera tukicara mu nzu none tukabiganira? Ati ukeneye ko tuganira ku Tom? Ati basi mbi minota mike. Ati okay gerayo mfungure rwose urisanga ngo tuganire nimba ari byo ushaka, gusa ntabwo ndibuze kuba nasubira inyuma ku mwanzuro nafashe rwose. Ati nyine nta kibazo rwose fungura. Nuko Sara yise kafungura ndetse bicara mu nzu baraganira.
ati se basi nkwakirize kitiwe ya Sara ntacyo nshaka cyo kunywa gusa nicyo nari nshaka nyine basi no kujya ngusaba imbabazi. Ati njye narakubabariye buriya Tom kuko ndabizi neza biri ibintu wakoze n'aba diamond nawe si wowe, narakubabariye ndetse byararangiye gusa nubwo nakubabariye rwose ntutekereza ko njye nawe rwose twakomezanye ibyanjye nawe byararangiye ndetse ntuzongere no kuba wabitekereza rwose. Nyine kuba byararangiye ntacyo bitwaye ndetse ndabyumva kandi ndanabyubaha gusa basi nyine mbabarira nyine ibintu byose nakoze amakosa yose nagukoreye basi ubyibagirwe. Ati ntungire ikibazo rwose narabyagiye kuko muri iyi minsi mfite umuntu uri kubinyibagiza. Ati Serge se? Ati of course Serge bwana natangiye no kumukunda kuko afite umutima mwiza cyane ugereranyije nawe. Ati nose ushatse kuvuga Sara kandi usha umutima mwiza. Ati ya kuko igihe cyose twamaranye ntabwo rigeze mbona nyine ari kumpa umwanya mwiza kandi nyine muri situation zose ndi kubona ari kuba hari kandi wowe urabizi rwose umutima wawe nawe urawuzi. Imana izaguhundi muhuje naho ngiye rwose ntabwo byashoboka. Okay Sara rwose nta kibazo Sara, icyo nashaka basi ni kugira ngo mbabare numve mbohotse basi ukomezanye n'uwo ngo Serge nimba ari uri gukunda gusa basi umbabare numve nyine nge muri nge ndabohotse kuko ndabizi neza nakoze amakosa n'inshuti zanjye rwose ziri kunganya. Ati yavuze rwose bafite impamvu zo kuba bakugaye. Ati babuzwa n'iki se kukugaya kandi ibintu byose wakoze ari amafuti? Shana amafuti gusa nyine mbabarira basi birangira. Ati okay narakubabarira numva wasohoka ugataha. Okay Sara rwose nari bireka ntahe. Nuko Tom yahise kasohoka gusa mu gusohoka yahise kahamagara inshuti. Ati se kandi ko mpamagaye byagenze gute bro? Ashamani nyine mvuye kuba nareba Sara namusabye imbabazi byarangiye gusa yambwiye ko tutasubirana. Ati cyumva se basi wakoze igikorwa cy'ubutwari rwose kuko nanjye ejo muri twagiye gushyingura nabonye uriya musore rwose mbona ni umwana mwiza ntaho muhuriye pe, niwe ukwiye Sara naho wowe ntabwo ukwiye Sara, ukwiye abandi bakobwa. Ati se kandi nawe wivuga gutyo? Ati yarega mani ukuri guca muzika ariko ntabwo gushya ahubwo nyine ndumva ko wamusabye imbabazi sinzi nako gatima wagakwiye rwose. Sha bro kuva nyine wambwira biriya bintu nanjye umutima warandiye nicaraga nkitekerezaga nkumva ko nakoze amafuti. Ati wakoze amafuti kandi menshi gusa mani mureke nyine yigiye muri relationship n'undi mutipe kuko uriya mutipe nabonye ntari ibiriye boss kandi wabonye mu gihe cyo gushyingura mama wiwe wabonye abantu bari bamuherekeje. Ati sha bro bari benshi. Okay rero kuri abari benshi ni ikimenyetso cyiza kikwereka ko nyine bari abantu babana pe kandi ko bakwiye Sara naho wowe se shaho byaye n'umujinya ndetse no kwirirwa gufuha. Shabro nyine byarangiye kandi namusabye imbabazi twarangizanyije tu. Ati okay fine nizere ko n'ibintu bigiye kuba byajya mu mucyo. Ati yego rwose bigiye kuba byajya mu mucyo kandi ntari ndabizi neza bizagenda neza bana. Ati okay fine none reka ngiye rero nkureke ndetse nigendeye mu kazi. Ati okay Sara ntari bi gusa iminsi itatu ishize baraje ndetse baza kuba baganduka nk'uko bari babyemeranyijweho. Nuko nshuti yese kafata ijambo dore ko ari wari uhagarariye umuhango wo kuba baganduka. Nuko bavuze ibintu byinshi ndetse bavuga n'ibintu byose nyina wa Serge yari asize gusa ku bijyanye n'ubutunzi byo nta byari bihari dore ko bari bakeneye cyane. Icyo bari basigaye bigaho n'uburyo Serge ndetse na Mike babasha kuba babaho. Kiri kuvuga kuri ibyo ngibyo se Olivier se kahaguruka ndetse arababwira ati mwakoze rwose kuba mwakitabira bino birori ndetse sinavuga ko bino byose ari agahinda ahubwo no gushima Imana ndetse tuyishimira ko ibintu byose byagenze neza. Rero mwakoze kuba mwaza muri iri ganduka ndetse Imana ibaho umugisha gusa impamvu mfashe ijambo ntabwo ndibuze kuba natinda gusa nasabaga rwose kandi mbikuye ku mutima ko bikunze Mike ndetse na Serge mwabareka ndetse bakaguma hano bakabana natwe kandi dore ko kampani yanjye rwose mfitemo imyanya myinshi iri gushaka abakozi. Rero ndumva ko bikunze ndetse Mike abyemeye rwose yaza ndetse akambera umwe mu bakozi. Ati Mike ndumva rwose mumbabariye mu cyubahiro cyanyu mwanyemera rwose mukambera abakozi mukaza ndetse nkajya mbahemba. Nuko Mike nta kuzuyaza yese ko yemera dore ko yarabonye akazi ndetse bitamugoye. Ati rwose papa Olivier ntabwo nabyanga kandi ndabashimiye kandi ikindi nabamenyesha nuko kampani nyine nakoragamo yanyemereye kuba yampa amafaranga yose ya kontra nari nsigaje y'amezi 2. Ati wow ati burya seseri wahise ko bijyamo ndetse urabikurikirana. Ati yego rwose ejo naragiye ndetse ndabibaganiriza mbabwira kuntu byagenze gusa bitewe n'uko umwanya wanjye nyine bari bawuboneye undi muntu bambwiye ko bagomba kumpa amezi yanjye 2 rwose yari asigaye. Ati okay fine rero nkuko nari ndi kubivuga rero Serge ndabyemera rwose kuba namuha akazi ndetse na Mike dore ko yiganaga n'ubundi na Olivier umwana wanjye nkunda cyane. Ati Olivier haguruka ndetse ubasuhuze. Nuko Olivier se kahaguruka ndetse nawe arabasuhuza. Ati rero
Mike nawe yaguma hano nkabarera nk'abana mu rugo, dore ko nta bana benshi mfite rero kuba baza ndetse nabo bakajoininga ku bandi bana numva ntacyo bitwaye. Nuko bari aho bose bakumye amashyi ndetse birabashimisha cyane. Ati rero ndi kubona hari undi mukobwa uri hano ndetse witwa Sara nawe ari gusaba ijambo, sinzi niba twamuha ijambo ndetse akagira icyo avuga. Nuko Sara nawe yese kahaguruka ati murakoze kubw'umwanya mwiza mu mpaye, gusa ngiye ikintu ngiye kubasaba kiragoye ndetse nagisaba Serge, sinzi niba ari buze kuba yacyemera. Ati bose bahise ko bareba na teseseri, ubwo ni iki cyaba agiye kugusaba cyatuma utemera rwose. Ati rwose Sara ntari bisaba rwose, ibyo uri buze kuba wasaba byose ndabyemera ntugire ikibazo. Ati murakoze gusa nyine ngenda tinze mu magambo menshi, njye nyine Serge nge ndamukunda kandi cyane. Ati turamukunda. Ati cyane rwose ndamukunda. Bose bahise ko batangara ndetse bakoma amashyi barabyishimira cyane. Nuko se wa Karina yahise kamubaza ati none uri gushaka iki se mukobwa mwiza? Ati nyine Serge anyemereye nanjye nyine twategura ubukwe ndetse vuba tukabana akava muri uru rugo rwose. Bose bahise ko batangara ndetse birabatungura. Ati none tubonye umukobwa yiporoporeza umuhungu. Nuko Serge yahise kahaguruka nta gutinza ati nta kibazo rwose Sara, kuko nanjye nyine naragukunze kandi ukuntu witwaye rwose muri bino bihe byanjye ndetse byari binkomereye, byanyeretse ko wava mu mugore mwiza ndetse ubereye urugo. Nuko bose byahise ko bibashimisha ndetse birabanezeza cyane. Nuko iganduka ryose ryahise ko rirangira ndetse bemeranywa ko bagiye kuba baba aho ngaho ndetse Serge nawe abona akazi aho ngaho, dore ko bahise ko bategura ubukwe Serge na Sara bahita ko bashyingirwa. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye iyi nkuru y'urukundo.